ko uyu muntu yageretse umwana kuri Pasiteri Theogene, ibi bintu hari aho waba ubizi, hari aho baziranye. Viyuzi irababuza ijuru, viyuzi irabafata kunda. Nimushaka mukorera Imana, mukizwe neza. Turimo kubarega ku Mana, kandi Imana nayo yiteguye kubyumva mu buryo bukomeye. Ntekereza ko Imana igiye gucecekesha buri muntu wese wagambiriye kwivanga mu bintu bitamureba. Hari umugabo upfa mu muryango, mu ruhande rumwe famiye nubwo itabyamamaza, bakavuga bati kabisa kuba agiye n'ubundi nta cyapfaga. Ariko mu by'ukuri Pastor Theogene ni umukozi w'Imana isumba byose. Rero madamu we kuba yaragiye kumureba, so ngiye numva ari nko mu buryo bwo kumukumbura no kuzirikana ibikorwa n'ubuzima bacanyemo, kandi bacanye mu buzima bukomeye cyane. So rero bari bageze mu gihe cy'umunezero n'ibyishimo. Ngewe kuba yajya ku gituro nta kibazo kirimo, birabyo kuvuga ngo no guterekera, nta uterekera ku manywa, baterekera nijoro. Kuko twagiye turara mu ndaro nyinshi cyane, nta uterekera ku manywa, baterekera nijoro. Kandi iguterekera hari icyo ubujyanye. Ntekereza ko ibanga ryasohotse kandi ritakiri ibanga, ahubwo ni za nyungu zo kwishakira amafaranga. Ahubwo ribu rwose ibitwinjiremo, kuko turababaye nk'abantu babuze umuntu wacu mu itorero no mu gihugu dufatirwaho urugero. Kuko turi inzandiko zisomwa n'abantu bose. None se nimba uhagaze ugatangira kujya mu bujajwa n'ubugambo, mu mbabarire mbivuge gutya, ugatangira kujya mu bujajwa n'ubugambo, winjira muri kesi zitanakureba z'ibintu byanarangiye. Nimureke dukorere Imana, tuvuga ubutumwa. Ibintu byo kuvuga birahari muri Bibiliya, warangiza umwaka utarayirangiza. Ntago biriya ari byo bintu mwagakwiye guhoza mu magambo yanyu. Twebwe turababaye mu buryo bukomeye, kandi ntekereza ko uyu mubabaro ntabwo uzarangira aha ngaha. Ntekereza ko n'Imana ubwayo izafata umwanzuro kandi ukomeye. Twebwe tuba mu isi turi abagenzi dukomeza. Vuga ngo icyo Pastor Theogene Imana yari yamuzaniye mu isi cyari kirangiye. Reka tuvuge ngo yaratashye yigiriye mu rugo. None se ibi bigambo murimo kugenda muvuga ko bitazakomanga ku ntebe y'Imana ngo bigende bimusohore mu rugo yatashyemo, yewe n'inzu yatashyemo ko mutazayimukuramo. Nanone turagarutse inshuti zacu, inshuti bakunzi ba Kiana TV show na Good Face. Amahoro y'Imana nakomeza abane namwe aho muri hose. Dusuhuje diaspora yose aho iri, dusuhuje abari muri Afrika yose muri rusange babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Turabasuhuje, dusuhuje abaganga, dusuhuje abarimu, dusuhuje abapolisi, dusuhuje abasirikare. Mukozi w'Imana, mbere yuko utwibwire, we nta bantu ufite wasuhuza mu nzego zigiye zitandukanye? Nanjye ndabasuhuje mu izina rya Yesu, abari mu gihugu cy'u Rwanda, bari hanze yacyo, inshuti zanjye ziherereye South Africa, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Bari muri Kenya, Burundi, mwese muhabwe umugisha n'Imana. Amen. Amen. Abari mu kirere, bari mu ndege bagenda, tubasabiye umugisha w'Imana kugira ngo uburinzi bw'Imana bubabeho. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Haleluya. Ngiye muri kumwe rero nitwa Gatama David, ndi kumwe n'umukozi w'Imana Prophet araje ababwira amazina ye, mbese muri rusange atwibwire uwo ari we. Murakoze cyane. Nitwa Shumbusho Jean Claude, ndi umugabo, ndubatse. Birumvikana afite umugore n'abana 3. Sengera mu itorero rya ADPR. Ni byiza ko umuntu yivuga burya, uko ngiye nkubonye abana 3. Ni wubahwe rero uri umuntu w'umusaza. Amen. Bane shimwe. Numukomeze mugubwe neza rero ahantu muri hose. Uyu ni umukozi w'Imana ugabura ibyayo, haba mu ijambo, haba mu buhamya, mu bintu bigiye bitandukanye, mbese n'umujyanama mwiza. Uyu munsi twamuzanye, nubwo atangiye aseka ariko ubundi yari yabanje kurakara,
ariko nta mpamvu. ya Bibiliya iravuga ngo tubabarane n'abababaye twishimane n'abishima, ariko bitewe n'agahinda n'umubabaro dufite by'ibyo turi kumva. Mbere yuko dukomeza ikiganiro ugiye gutangira usenga kugira ngo twinjiremo neza, umwuka wera tuyobore, Imana ibane natwe. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana y'amaboko, Mana y'imbaraga, wabanye natwe mu mpande zose zitandukanye, uburinzi bwawe twarabubonye kandi twabonye amaboko yawe. Turagusabye rero kugira ngo uduhe umugisha, kuko waturinze kandi ukatugira neza. Umuntu wese ukurikirana iki kiganiro, musabiye umugisha, musabiye imbaraga, kandi amaboko y'Imana amanuka dushyigikire, ubwiza bw'Imana n'urukundo rw'Imana bibane natwe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Yes, icyunzwe cyakurenze, akavumbi, inyota, icyaka. Nta zindi mpamvu, ni impamvu z'ishyaka ry'umurimo w'Imana. Amen. Amen. Ni karibu hano kuri Good Face TV na Kiana TV show, uhawe ikaze. Murakoze cyane. Nubwa mbere wari uhageze? Good Face twagaragayeho, ariko Kiana ni umugisha ukomeye. Yes. Ku bantu batari baherutse wenda gukurikira ino channel, nibabanze bakande subscribe. Hari igihe babazi ko wenda ari ubwa mbere wari uhageze, ariko uri umusango. Gusa ngo uhaye ikaze nanjye. Ndabyishimiye mu izina rya Yesu. Yes, tugiye kuganira ku kirero hano kuri no mihanda, biravugwa. Yego. Kandi biranabonwa. Ndumva twahera mu gihe gishize, reka duhite dusa n'abinjiramo neza. Twabuze umuntu twese twakundaga, umuntu w'abantu kandi umuntu w'Imana. Hagenda haza ibibazo bigiye bitandukanye, bigenda kuri etape par etape. Yego. Haba haje uwitwa murumuna we, ateza akavuyo ngo ngewe ntimuri kumvuga kandi murumuna watewe. Twe ntitwari tumuzi. Yego. Ariko uzi ko iyo umuntu agiye hahita haboneka abantu be. Biragaragara ko biriya bintu ari agatwiko, ari ukwishakira viyuzi, no kwishakira indamu. Ko biravuga ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Ibihe birushya rero twabyinjiyemo, ni ukuvuga ngo urupfu rw'umuntu abantu bashaka kurubyazamo inyungu zabo, umusaruro. Yego. Bashaka kubibyazamo inyungu zabo. Iyo umuntu akomeye, iyo umuntu yarakomeye, kuko Towa yarakomeye, ni umuntu ukomeye cyane rwose, mu buryo bufatika, kandi yakomejwe n'Imana. ni ukuri. Yakoze imirimo na n'ubu iracyavuga. Umuntu abaraje ati ngewe ngo ndi umuvandimwe we, ibyo birarangira bivaho. Dusa n'abasimbuka, noneho tugera ku gihe umugore we yaragiye kwibuka. Ese we ku bintu bijyanye no kwibuka ubifata ute, tubijyanishije n'ibyo bavuga ko yaragiye guterekera? Mbese ibyo bintu ushobora kusa n'ubisesengurira abatwumva? Yewe uko mbifata, hari umugabo upfa mu muryango, mu ruhande rumwe famiye, nubwo itabyamamaza bakavuga bati kabisa kuba agiye n'ubundi nta cyapfaga. Ariko mu by'ukuri Pastor Theogene ni umukozi w'Imana isumba byose. Yes. Rero madamu we kuba yaragiye kumureba, so ngiye numva ari nko mu buryo bwo kumukumbura no kuzirikana ibikorwa n'ubuzima bacanyemo, kandi bacanye mu buzima bukomeye cyane. So rero bari bageze mu gihe cy'umunezero n'ibyishimo. Ngewe kuba yajya ku gituro nta kibazo kirimo. Birabyo kuvuga ngo no guterekera, nta uterekera ku manywa, baterekera nijoro. Kuko twagiye turara mu ndaro nyinshi cyane, nta uterekera ku manywa, baterekera nijoro. Kandi iguterekera hari icyo ubujyanye, hari ifumba y'umuriro, hari ububindi, hari iki. Mbese ntago biriya ari uguterekera, ni za nyungu turimo kuvuga nyine.
ni za nyungu ngiye niko mbibona. za nyungu zo gushakira umusaruro ku muntu wigendeye, ni ugushakira inyungu ku muntu wigendeye, ariko kuba madamu we yaragiye kwibuka, urumva harimo n'ipfobya rikomeye cyane, harimo ipfobya rikomeye cyane. ahubwo sinzi nimba gusa ababikurikirana ko turababaye, ababikurikirana turababaye cyane kubona abantu bashaka inyungu ku muntu watashye donko utakiriho, turababaye. bakomeza uko bagenda bashaka inyungu, simbizi sibyo, kuko ngewe nkanjye hari ibintu burya ntashobora kuza ngo nkwemezeho, yego, cyangwa se ngo uhakanire, yego. haba haje noneho icyo bise operasiyo akazahuke gato, ari nako kakubijije icyuya, nawe ngira ngo ubivugeho, ubwire abanyarwanda kiriya kintu wowe urakibona ute? Kiriya kintu nk'uko nabivuze, turi mu minsi igoye, barokore muduteze amatwi munatureba kuri kamera, turi mu minsi igoye, ni iminsi y'ubuhenebere. Pawulo yabivuze neza, aravuga ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Ibyo bihe birushya rero twabyinjiyemo kugeza ubwo umuntu ashakira inyungu ku muntu utakiriho, ku muntu witahiye, abantu bakabibyaza umusaruro. Kiriya kintu cy'akazahuke gatoya kirababaje cyane. maze iminsi ndimo kubarega ku Mana, abantu bihishe inyuma y'ibi bintu ntabwo bazabona amahoro, ntibazagubwa neza, kuko Pastor Theogene yakoreye Imana, sinzi uko nabivuga. ahubwo uretse no ku Mana, no muri RIB umuntu yajyayo. Urabona kweri ikintu cyose abanyarwanda n'abadukurikiye hanze y'u Rwanda mu bitekerezo kandi mutekereze kabiri. Ese kuki izi manza zose zihagurutse cyangwa zibayeho ari uko umuntu atakiriho? Ese ahumeka abo bantu yari yarabafashe umunwa? bari baragize ibanga. Ririya banga rero ntekereza ko ibanga ryasohotse kandi ritakiri ibanga, ahubwo ni za nyungu zo kwishakira amafaranga. ahubwo RIB rwose ibitwinjiremo, kuko turababaye nk'abantu babuze umuntu wacu mu itorero no mu gihugu. hariya harimo abashumba barimo bashyira mu majwi n'abapasiteri, ariko simbizi niba ari bo, nanjye nuko byumva ko sinzi ngo bimitse uyu n'uyu cyane cyane ngenda bavuga mu izina bo mbona, yego, babashyira mu majwi Apotre Yongwe, we ni uri ku isonga by'ibi bintu biri kuba. Yego. Apotre Yongwe rero sinzi uko namufata, ariko nabonye yaragiye no kwa pastor atangira kuvuga ukuntu ngo hari uwo donko batangira gusa n'abantu babigira intambara, ariko igisubizo ni cya kindi, ni ikibazo cy'igifu. Giye byose mbona biterwa n'ikibazo cy'igifu. ngo abantu ntabwo barimo bahazwa n'iby'Imana yabahaye, ahubwo bashaka kwiyongereraho n'ibindi, ariko babijyayishije irari ryabo. Mu by'ukuri Apotre Yongwe ntabwo ari umushumba wo muri ADPR. Bibiliya iravuga ngo cyakoza abo bahoze muri twebwe, ariko babihakanishije yuko batakiri muri twebwe. Njye rero uko mbifata ni cya kibazo cyo kwishakira indamu. Ni cya kibazo cyo kwishakira indamu no kuzamukira ku rupfu rw'umuntu. Kandi ntekereza ko izina mu byumve, izina Pasiteri Theogene yubatse niryo Apotre yubatse, nta mahuriro. Kandi Apotre kandi uriya Yongwe ari Apotre. Impamvu mbivuze gutyo, hari ukuntu nk'ubu nkatwe, hari ukuntu dusenga Imana ariko tugategereza ubushake bwayo. Bona Pasiteri Theogene yari umwana w'itorero, muri bwa buzima bwose bwo kuzahara yazahariye mu itorero, ariko
reka mbivuge gutyo apotere kubwo kwishakira amafaranga no kwishakira indamu asohoka mu itorero ajya kuzamuka hirya vango rero ntekereza ko impamvu ari kurwanya Pasiteri Theogene ni cya kibazo cy'uko atakiri mu itorero rya ADEPR ni ukuzamura icyasha ku itorero kuko ntabwo akiri muri ADEPR. yigize ikirara yaraciwe yaciye ku ngoma mu magambo make ni inzererezi turashaka kugira ngo abantu bamenye Imana bakorera Imana bayitinya kuko Dawidi navuze ngo dukwiye gukorera Imana tuyitinya ngo tugasoma kuri urya mwana kugira ngo uburakari bwa ngo budakongezwa ariko abantu muri iyi minsi barimo kuvuga ibyo bishakiye bagakora ibyo bishakiye nyamara hanyuma yibi hariho urubanza. Ariko njye nyoberwa harya apotre titre ya apotre bara nko mu kinyarwanda umuntu ashobora kuyita titre ya apotre subwo si nk'intumwa nka Paul subwo ni intumwa abantu reka da bameze n'abati biriya n'ubujajwa intumwa igira ubujajwa biriya urumva hari intumwa nemera ni intumwa yabayeho yitwa Paulo yari umukozi w'Imana ukomeye kugeza ubwo yaganije itorero rimwe araribwira ngo iyo nje iwanyu mu itorero ryanyu ngerageza kutabaho umutwaro ngerageza no kujya kuboha amahema ava gutumika iyo avuye gutumika ntabwo anyura mu bujajwa ntabwo anyura mu bugambo ngo umuntu ngo yarapfuye ngo ariko ngo apfuye ngo asize umwana ngo murabona ngo mwabantu mwe ngo barasa ngo murabibona oya Paulo iyo yavaga kubwiriza ubutumwa bwiza yari intumwa y'Imana iyo yavaga gutumika rero yaratahaga akajya kuboha amahema agakomeza imirimo ye isanzwe atagiye kubunza umunwa akanwa kacu nk'abakozi b'Imana ni akanwa gahesha umugisha kadakwiye gukomokamo ibintu ibyo ari byo byose ibisharira. Ubu Imana ibabajwe n'abantu Imana yahaye impano ari izo ngizo z'intumwa abahanuzi abapasiteri ariko Imana ikababazwa n'ukuntu barimo kubigenzura babishakamo izindi ndamu. hariya ntago ndi gukabya ariko urakomeza kuko ndi kumva bisobanura neza cyane hariya ntago ari ukumubeshyera apotre uzica no bita the vibe iriya we aba ari ku kazi hariya niho aba ari kubohera ihema rero dukwiye kuboha ihema ariko twirinda icyo ari cyo cyose cyakomeretsa inshuti zacu itorero muri rusange n'abantu b'Imana. Reka tubohe amahema abantu badusoromeho imbuto tutaranabwiriza. Bibiliya yavuze ngo twebwe twera imbuto gusa abatubonye nibabona izo mbuto baze kuzisoroma tutiriwe tuvuga ko duhanura tutiriwe tuvuga ko turababwiriza butumwa no ku mbuto tweze hahandi tubohera amahema. Rega buriya akazi kose umuntu yagakora kandi akiranuka none se nimba utabasha guhuza ubuzima bwawe n'agakiza mu kazi ukora kandi uri intumwa noneho abo uyoboye cyangwa abo uhereza izo mesaje bo bazabasha guhuza ubuzima bwabo bate no gukiranuka? Yego ndakumva. Dukwiye guhuza akazi kacu n'agakiza tukaba abantu dufatirwaho urugero. Yes. Kuko turi inzandiko zisomwa n'abantu bose. None se nimba uhagaze ugatangira kujya mu bujajwa n'ubugambo mu mbabarire mbivuge gutya ugatangira kujya mu bujajwa n'ubugambo winjira muri cyesi zitanakureba z'ibintu byanarangiye. Ni mureke dukorera Imana tuvuga ubutumwa ibintu byo kuvuga birahari muri Bibiliya warangiza umwaka utarayirangiza ntago biriya ari byo bintu mwagakwiye guhoza mu magambo yanyu. Twebwe turababaye mu buryo bukomeye kandi ntekereza ko uyu mubabaro ntabwo uzarangira aha ngaha. Ntekereza ko n'Imana ubwayo izafata umwanzuro kandi ukomeye. Yego.
yanjye rero biriya mbona umuntu arapfuye habonetse murumuna we, umuntu arapfuye habonetse nyina wabo, umunyamakuru yarababajije ngo mbese ko mwari muri abavandimwe be, yajyaga gutoragura abo ku muhanda, mwebwe muri abavandimwe be. ubona kabisa barahonze ku maso, babura ikintu basubiza. None se niba umuntu avuga ati ngewe nta famiye, niba tuvuge nta nubwo yabivugiraga kuri cano, mu byibuke yabivugiraga no mu biterane. Yego, no mu biterane yarabivuga ati ngewe nta muvandimwe ngira. Kuki batabonetse icyo gihe? wenda ngo banabivuge ntibacunge yapfuye, bagacunga gusa yapfuye bati yari umuvandimwe wanjye ati. Ariko ntekereza ko icyo bagambiriye ntabwo bazakigeraho. Kuko n'ubundi ubu tuvugana ntabwo nuvuga ngo mu isi hari igisobanuro cyo kuba mu isi. Twebwe nk'abakozi b'Imana tuba mu isi turi abagenzi dukomeza, twebwe tuba mu isi turi abagenzi dukomeza. Vuga ngo icyo Pastor Theogene Imana yari yamuzaniye mu isi cyari kirangiye. Reka tuvuge ngo yaratashye yigiriye mu rugo. None se ibi bigambo murimo kugenda muvuga ko bitazakomanga ku ntebe y'Imana ngo bigende bimusohore mu rugo yatashyemo, yewe n'inzu yatashyemo ko mutazayimukuramo, yewe n'ibihembo yateguriye ko mutazabibona, ubundi murarushywa n'iki? Niyo baguha miliyoni 10,200 ko wazirya zikarangira, mwatujije mukareka kugenda ku bakozi b'Imana, mukareka ibi bintu murimo kuvuga bizagira ingaruka mbi ku bana ba Theogene. Kumva ibi bintu birababaje cyane. Nyamara nimushaka mugenzure mukarage ururimi rwanyu. Yakobo yaravuze ngo ururimi ni akantu gatoya cyane, ngo nyamara rumeze nk'agashira kageze mu ishyamba, ngo ishyamba ryose rigashya. Ibyo muvuga abana banyu bizabagiraho ingaruka no muri sosiyete. Ntekereza ko yego murarya muranywa uyu munsi wa none, ariko ejo hazaza mutekereze kuri bwa bugingo muhagarara ku gatuti mubwiriza abantu ngo hanyuma y'ibi ngo muzabona ubugingo, ngo muzabona iherezo ryiza. None nurangira abantu inzira wowe utayigana, urumva uzajya hehe? Turababaye, turimo kubarega ku Mana, kandi Imana nayo yiteguye kubyumva mu buryo bukomeye. Ntekereza ko Imana igiye gucecekesha buri muntu wese wagambiriye kwivanga mu bintu bitamureba, ariko bigenzujwe n'amafaranga. Viyuzi irabakoraho, viyuzi irababuza ijuru, viyuzi irabafata kunda. Nimushaka mukorera Imana mukizwe neza, nzi ko hanyuma y'ibi bintu birimo kuvugwa ku mukozi wayo Imana uraba igikoresho cyayo, nyuma ukagaruka nari narabihanuye, nari narabivuze kweri, ninjye wabihanuye, njye narabyeretswe. Ibyo nibyo viyuzi rero. Viyuzi zirabakoraho, viyuzi zirabafata kunda, viyuzi zirabamanura gihonomu, muramanuka ikuzimu murimbuke. Hejuru y'izi viyuzi, hejuru y'ibiryo, y'agafaranga, yo kwambara neza, bambone b'umusitari. Se uraba umusitari kuki? Uraba umusitari mu binyoma? Njyewe nareka izina ryanjye Uwiteka akaba ari uryamamaza. Shuti mudahanuye Imana yakuzamura. Dufite abantu Imana yazamuye kandi batarabahanuzi. Njyewe muvuze kuri pasteri ndarakara, nkibuka inshuti yanjye pasteri yasuye, nkibuka ukuntu minsi mike ya nanjye nari mpavuye mvuye kubwiriza mu nce zaho, nkahanyura bakahantembereza, cyokoza nasanze ntawe uhari. Ariko iyo ibyo bintu mubivuze nibuka umukozi w'Imana, hari zino cano ngo za cacana, ngo za devibe. Reka mbabwire, viyuzi zirabakoraho, zirakora kunda, viyuzi zirabafata kunda, viyuzi zirabamanura gihonomu. Kandi hanyuma y'ibi Imana igiye kubafata ku munwa. Kazungu arabakuru, Imana igiye kubafata ku munwa mu buryo bukomeye, kugeza igihe ejo nateraniye ahantu ku itorero, umushumba waho akavuga ati njyewe ndarakaye, ibintu ndimo kumva ku mukozi w'Imana, njyewe narakaye. Mugabanye mukorera Imana, cyangwa nimba bibananiye mujye kunywa inzoga, mushinge bubari cy'abacuruza itabi, mushinga ububari mucuruza itabi. Nimba bibananiye mushaka ahandi hantu mujya gukorera ibintu byo kubyaza inyungu ku muntu witahiye. Ibyo bintu ntabwo ari byo. N'abadukurikiye rwose ndabizi
ntabwo hari igikundi kimwe kiba gishyigikiye bamwe, ariko twebwe dukorera Imana nk'abantu bazapfa ejo. Icyo ndiho mvuga, mukorera Imana nk'abantu bazayikenera finali. Yego, ako kana mukorera Imana nk'abantu bazayikenera finali. Ese utekereza ko uzakenera Imana finali yarakubonye mu magambo y'ubujajwa? Hako umuntu, abantu b'abagabo bagira amagambo yo guteranya. Mugenzuri, mukaraga ururimi karindwi imbere yo kujya kuvuga. Ndabi rwose ibi bintu bibabaje Imana, kandi ntekereza ko Imana hari ikintu igiye gukora mu buryo bukomeye. Profete Kazungu, uragira uti ubundi umugabo avuga ikintu azasubiramo. Umugabo avuga ikintu azasubiramo rwose, kandi ukazongera kwicara kuri no kamera uvuga uti narababwiye nuko mutumva narababwiye yavunikiyemo ibiti. Ese wenda nk'ababa badukurikiye hari abafite imyumvire igiye itandukanye. Hari uvuga ati ibintu bari kuvuga kuri Pastor Theogene ahwi nibikomeze bigende gutyo, dukomeze twenyegeze umuriro, dukomeze tuwatse. Hari n'uvuga uti nyamara wasanga ibintu bavuga ari ukuri. Hari n'uri kumwe nawe uvuga uti ibi bintu ni ibinyoma. Ese nk'aya majwi ndatekereza warayumvisha? Yego. Uyu wamumenye? Warabyutse mu gitondo ahamagaye asiyo. Madamu nyakwigendera. Hatari koko mufite abana mufite. Wose si yongwe. Uyu nabyaranye n'umugabo wawe we bizagenda. Uyu we bizagenda bite? Asiga kutazabaho. Uyu wo bizagenda bite? Ati mufashe imfubyi, mufashe abakene. Hanyuma agiye umwana w'umugabo wa nyakwigendera. Nabuze umugabo unati kagira inkuru. Isugo uri umugore wamufasha. Ndumva uzanya amajwi. Baretse ariko ko nakana ndi kukareba. Wakabonye? Mama kana yo barasadize. Ndabyumva. Ndimo ndabyumva. Ngewe ko kana sindakabona. Ngewe naraye mbonye, sinzi cano nabibonyeho. Barimo babaza umugabo wateye inda uwo mugore. Mbere reka tubanze twumve ikigiye gukurikira, turahita tuza. Makana basawe ko kaza selfie akana barasa. Ubusenge ko ndi inzobe, abana nsa nabo muri iki gihugu bangana iki? Ubwo none abana b'inzobe bose baba ari abana. Baretse. Mama uretse wumve. Mama Pastor uri gufasha abandi, umwana wanyu ari kwicwa n'inzara. Kuki utabanza gufasha umwana wanyu ubone kwita ku bana? Umwana wanyu arenda kwicwa n'inzara. Uyu ni umugore uzi neza ko bizi. Umugore wa kabiri wa Tewa. Pastor ukanyumva ko nanjye bambabaye. Okay. Nagiraga wumve aka kana. Yego. Nanjye nkubwira nti umugabo avuga ikintu azasubiramo. Pastor Yongwe biriya bintu yarabishishoje ntiyabishishoje. Noneho ngewe icyo nabaza, hari igikundi kivuga kiti reka umuriro ukomeze wake. Dukomeze tumenye ukuri. Buriya ukuri ni ikintu ubwacyo kivugira. Ukuri ni ikintu ubwacyo kivugira. Yes. Noneho nge naraye mbonye video bahamagaye umugabo wateye inda uwo mugore urimo guteza ikibazo. Yego. Umugabo baramubaza bati bimeze gute? Ati ngewe twarabyaranye ndabizi ndabyemera. Ari wa mwana? No, ngo nundi. Noneho baramubaza bati se ko uyu muntu yageretse umwana kuri Pastor Theogene, ibi bintu hari aho waba ubizi, hari aho baziranye? Umugabo aravuga ati ngewe ntaho nzi aziranye na Pastor. Ikindi aravuga ati baravuga ngo hari nundi mugabo ngo uwo mugore yageretseho umwana ngo bamuca 250. Uwo mugabo yabajije arabyemera. Amugerekaho uwo mwana. Uwo bari kugereka kuri. Yego.
noneho ndavuga nti ni umuntu utarigeze ese ubundi itorero asengeramo uyu mugore bavuga yuko pasiteri baryamanye pasiteri ko ku itorero rye tuhazi yavuye ku itorero ryaho yari ayoboye cyangwa uwo muntu yavuye mu itorero ryaho pasiteri yabwirije uyu muntu yavuye he abantu nibanze bareba icyo ngicyo ese uyu muntu ni umukristo uyu muntu yarakijijwe uyu muntu azi Imana ese bahuriragaho ubundi mbere y'uko ese bahuriraga he ese nibura pasiteri ko yafashaga abantu benshi nawe yaba yaramufashije ari muri abo yafashije wenda akabyitwaza wenda akaba ari kubyitwaza avuga ati no kumfasha bwa mbere yamfashije kuko twaryamanaga mubanze musesengure mumenye icyo kintu icya mbere asengerahe icya kabiri uyu muntu akorerahe icya gatatu ese pastor Theogene yigeze kumufashaho nibura tuvuge ko hari connection bari bafitanye ariko ngewe mu magambo niyumviye babaza uwo mugabo wateye inda uwo mugore nawe kandi ngo ntibabana nabonye uriya muntu ni indangamirwa niko babivuga nabonye uriya muntu ari indangamirwa ibi bintu rero bishobora kuba byihishe inyuma n'abantu bashaka za viyuzi bashaka ya mafaranga bakajya erega buri indangamirwa umuntu ugurisha ubuzima bwe 5,000 umuhaye 100,000 burya niyo yavuga ati njyewe pasiteri runaka twarabyaranye ibyo se urumva ari ibintu bikaze niba umuntu bamugura bakamurarana bakamuha 10,000 kuki batamuha 20 bati turi buryamane ahubwo usazabirize gutya iki kintu hanyuma ariko bikurikijwe na Akaviyuzi we Kararikora Akaviyuzi rero Kararikora Akaviyuzi ngo nakazahuke gato ngo nakazahuke gatoya no rero umva akandi gashya wa mugore nawe yaje kuri kamera aragira ati rwose ngo pastor Yongwe ngo yaranguze ngo ampa amafaranga ngo bamfata video ngo ijwi ngo sinari nzi ko barifata ako ko nago bakumvishe ariko no igisubizo ni cya kindi niba umuntu yigurisha akaba njyewe nabangenda ndisegura niseguye ku bantu babyumva gutya nabaje ngo mubanze mubaze itorero umuntu asengeramo mubaze nimba hari connection yagiranaga na pasiteri Theogene noneho cyangwa mubaze nimba ari mu bantu yafashaga noneho turebe neza niba hari connection bari bafitanye ariko ngewe mu majwi niyumviye no mu kavideo narebye ntago nibuka cano nabibonyeho yavuze ngo umugabo w'uwo mugore yavuze ngo ngewe umwana wa mbere w'imfura n'uwanjye situbana simbizi ariko nzi ko agira umwuka wo kugereka abana ku bagabo ibyo nabyiyumviye mbese ni ingeso ye none arabicika ate ubwo rero ukuntu ngewe mbyumva hari n'abandi bantu bishingikiriza ku bahanuzi ku mazina akomeye abantu badukurikiye bamenye iki gukoreshwa n'Imana no kuyoborwa n'Imana ni ibintu bibiri bitandukanye umwe aravuga ati ngewe bari abatipe kandi bagira amagambo yo kwitaka cyane ati ngewe naho ahantu ndabwiriza umuntu anzanira icya 10 cy'inka inka ndagenda ndazibara nzikira hariya urumva noneho bariya abantu bose ndabivuze bariya abantu bose aba bantu bose bari gushaka Akaviyuzi Theogene muri dukeya yari afite yadusangiraga n'abantu ako kantu sha kagira inka Theogene muri dukeya yari afite akuzi ko minyoni yamwishyuriye itike yo kujya gutembera hanze we n'umudamu we pasiteri ati hoya ntabwo najya hanze mayibobo nzireba ku muhanda nta muceri pasiteri kujya hanze abivunjamo kwigurira umuceri mayibobo ashyira abana be none abangaba musesenguri ni ikihe gikorwa uyu nguyu aposo
Yongwe yari yakora ngo tukimenye. Avuga ati ngewe nanjye mfasha aba bantu mubimenye, nahabwo no guhagarara mfite imodoka mfite inzu. Ese muri izo modoka ufite ni yihe nyungu Imana ifitemo? ariko ni apotere. Na apotere ni ukuzigenderamo gusa. Apotere ifitanye titre na Paulo twavugaga kare. Reka mbabwire, nababwiye ngo mukorere Imana nk'abazayikenera kuri finale. Amurira nshimishije pe. Mukorere Imana nk'abantu bazayikenera kuri finale. Kuko umuntu wese Imana imuvuye imbere ngo yaseba. Impamvu mukivugisha utwo tugambo nuko Imana ikibatije umwuka. Nyamara Imana ibubatije kugira ngo mwikosore mwisubireho. Yego. Ngewe ikintu nshaka, ndumva nshaka ko umuntu wese wihishe inyuma y'ibi bintu yakwitekerezaho nk'umuntu uzakenera Imana. Yego. Cyangwa ibyago byose Imana izamuteza azabyirengera. Gaye nkuko naguvuze nabi ariko ibyago byose Imana izateza aba bantu bihishe ku binyoma. Ubu Asiya ntacyo yabona avuga. Ntacyo yavuga. Ahubwo agize n'icyo avuga. Nta kintu yavuga kubera ko ari mu kababaro. Abantu ntago batekereza, nta nubwo batekereza kabiri. Gusa ibyago Imana igiye gusukira abantu bihishe inyuma y'ibi bintu muzabyirengere. Cyangwa nimba mwemera kwihana, mugende mwihane mwisubireho mu bintumwa nyantumwa, mu buha amahema neza aho kuyabohera mu magambo, mu gusebanya. Simbagira inama nziza. Iyo nama niyo rwose. Aha, akandi kantu nigeze kumva, uriya mudamu baravuga ko rwose ari akagambane, kuko nawe hari aho yavuze ngo nyine ngo ngewe nigeze kukabona rega ku ka video. Ntago nakarangije ariko arabona yavuze ngo nsabye imbabazi ngo Asiya ngo ntibyagombaga ngo kugira gute. None se n'uruhinja rwo gufata ukarurikodinga rwarangiza rukaba rutazi ibyo rukora. None se ahubwo ikibazo ngewe ndi kugira, ibi bintu byose biri kubera ku macano. Mbere yuko ajya kuri cano nta buyobozi buhari. Ribu ntihari. Bakagenza icyo cyaha. Mbere abantu nimutekereze kabiri. Ese nta buyobozi buhari bwo kugira ngo babanze bavuge ibindi, wenda nibinanirana abarirwo bazabishyira mu itangazamakuru. Nimubanze mutekereze kuri ako ngako. Ese bagufasha amajwi, ubu se wamfata amajwi gute? Usinziriye. None z'ubundi ubufasha bari bamuzaniye kugira bamurikodinge n'ubuhe? Igisubizo ni cya kindi, mubaze itorero asengeramo, mubaze n'urusengero abamo abarizwamo, nibwo muzamenya ibi biherekeje. Yes. Kandi ibi bintu byose bibaye kuri Pasiteri Theogene. Nuko Imana yashyigikiye amavuta ye muri kino gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo kabisa. Abundi mureke Imana ishyigikira amavuta yanyu aho kugira ngo mwebwe mwishyigikire. Abantu barimo kugenda mbere y'Imana, bari kuvuga Imana itavuze. Yego. Bari gushaka kwamamara nta mavuta yo kwamamara yabasutseho. Barashaka kwiyemera aho kugira ngo Imana ibemere. Aho kugira ngo Imana ibemere baragira ngo abantu babemere. Igisubizo ni cya kindi, viyuzi zirabakora. Akaviyuzi. Akantu k'akaviyuzi karabakoraho. Twa message mwakira bavuze neza bagushime mu isi ariko mu ijuru ari Towa. Mu ijuru hari abantu bagenda ijuru ryarabashyizeho Towa mu mivugire yabo, mu mihanurire yabo, mbese bariho Towa. Nshimwe mu isi mu ijuru banenga. Ngiye kugira ngo nshimwe mu isi. Mu isi bazantera amabuye, bandwanye, bankubite. Na Paulo yakorewe ibintu bikomeye cyane, ariko aravuga ngo ndatera ibipfusi si nkuhusha.
muri make tudaciye ku ruhande Yongwe Towa abishe inyuma yabyo byose Towa na Yongwe Towa n'abandi bameze gutyo. Hari n'undi nabonye wikoreye amabuye ngo ahiritse abapasiteri ngo agize gute Towa Fiyuzi zirabakuraho murajya gihonomo. Yes, mukomeze mugubwe neza rero inshuti zacu mudukurikiye mwumva kino kiganiro kandi atekereza ko hari icyo mwumvishemo. Uyu ni Prophet Kazungu arababwiza ukuri adaciye ku ruhande, ariko hari message ya nyuma yababwira mbere yuko dusoza ikiganiro. Mukozi w'Imana, abagukurikiye hano kuri iyi channel bakeneye kumva message ya nyuma tugasoza ikiganiro tukazakomeza, mbese no gusubika message ya nyuma ngewe mbaha. Daniel yaranditse 11:32 aravuga ngo abaca mu masezerano nzabayobesha kubashyeshyenga, ariko hasi haravuga ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera, kandi nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Umuntu wese unkurikiye ugendera mu kuri niwe mwana w'Imana, ukora ibyaha ni uwa Satani. Mugenzure mu magambo mwumva n'ibyo mureba, nimubona mu kuri Imana izabakoresha iby'ubutwari. Ariko ndabasengeye kugira ngo amatwi yanyu ye kwakira ibibonetse byose. Ndabasengeye ngo amaso yanyu ye kwakira, ye kureba ibibonetse ibyo ari byo byose. Ndabasaba umugisha rero kandi ndabakunda. Nakagaruka. Shalom, shalom, shalom.